baravuga ngo ni dream sibyo dead family members ngo kurota umuntu umwe mu muryango bapfuye yego ibintu murembeje cyane ariko cyambere na mbere yuko nsobanura ibyo ari byo ubundi biterwa n'iki cyambere ni ikimenyetso cyerekana ko ugiye kugira icyo bita umubabaro no kurira muri make ugiye guca mu buzima burimo umubabaro umva hari ukuntu kubabara mu kinyarwanda tubivuga ariko ubundi mu cyongereza ni sorrow n'agahinda kagahinda udafite ubwira ariko kakuvuriye sinzi sorrow sinzi and weeping kinyarwanda cyiza se nyine bumva ari agahinda ariko bumve ko n'agahinda kamwe gakabije kuba mu mutima imbere kandi kakakuvuna yego karya kanatera hanini depression na diabete no kurwara ibimba byo mu bwonko so niyo struggle bugiye kwinjiramo ikindi no kutagira kucyugeraho uhora mu nzira ibintu byose ni mu nzira ntushyika tuvuge mu kinyarwanda cyumvikana n'abantu batacyumva neza cyane nuvuga ngo nta kintu ukora ngo cyuzure umva hariho covenant hari amasezerano uvukiye mutaza ariyo mpamvu uhomba urwara ntacyo ugeraho wowe ntumenye imyuka irimo ikurwanya kumbi hari amasezerano kandi bakujyana bajyanye ituro bati dore n'abazadukomokaho mutware menye ko n'umwana wanze kumvira ibyo mu babyeyi bimugiraho imbaraga atari umunyamasengesho cyane kandi uduzasimbura n'uyu ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta aramubwira ngo I have nothing in my house unless the jug of oil aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita ibisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe amen. Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe udukurikiye ku bumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye nitwa Jerry ndagushimiye. Ndagira ngo mfate uyu mwanya twisegure ku bantu bose bamaze iminsi badukurikira ku bw'amajwi atarameze neza. N'ubu nyine biracyakomeye ntago uyu munsi bimeze neza ariko ibikoresho twakoreshaga byagize ikibazo. Ubu twagombye gutira ubwo nyine nkanjye ubifitemo uruhare kugira ngo bibagereho bimeze neza. Ni nanjye ngombaga kwisegura rero ahantu mutumvise ubutumwa mwagombaga kumva bimeze neza n'ukuri mutubabarire ibyuma byaradutengushye. N'ubu turacyari kubikoraho ntago biraboneka neza ariko turiyeranja kugira ngo abantu b'Imana be kubura ibiganiro kandi twarabibamenyereje mudukunda natwe tubakunda tugomba gukora ibintu byiza. Rero
turacyari kubikoraho, gusa icyo mbizeza uyu munsi birajya bisohoka bimeze neza, ariko bitavuze ngo ikibazo cy'amajwi nyine ibikoresho twakoreshaga byakemutse, ahubwo turigora tukareba uburyo tubigenza, ariko ibyacu twakoreshaga ntago bimeze neza, byarapfuye. Okay, reka dukomeze rero. Ndabakiriye mwese, mushumba nawe ndakwakiriye. Ya, urakoze cyane kunyakira ku bumwe bw'abera Ministries, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Umeze neza ndabibona. Ya, meze neza, ndashima Imana, n'ijwi rimwe riragaruka. Ijwi ryaragarutse, ibyuma birapfa, ariko bizagenda neza. Erega ntago byabura. Abantu bajye bumva uburemere bw'ibintu tuvuga. Bino bintu gusenya agahuru cyangwa akazu ka Satani ntabwo byagenderaho, bigomba kujyana n'igitambo. ibintu jewe nzi kuva nabikora. Abantu bajya babivuga bakagira ngo ahari turabeshya. Ubushize bwa mbere tubivugaho wakoze impanuka kabiri mu minota 5. Byuma birashya, ibintu birakomera. Byuma birashya, ejo bundi urarwara ujya mu bitaro. Noneho umwana arwara, umudamu ndabizi ibintu byo guhagarika izi mbaraga. Urabona Satani ikintu aba ashaka, ntabwo ashaka ko abantu bagira ngo ntibigumire gusanga Imana izabikora. Hari indwara ntajya bagira murango byose ngo n'ubushake bw'Imana. Ariko nkabaza ngo ko Yesu yari yavuye mu ijoro aje kudupfira, abonye ibihoro n'ibihosho n'ubyo kumva ati mwambi igikombe kindenge aje ngo bibe uko ushaka. Ni Yesu wavuze iryo jambo. Yego. Ntabwo Imana yashobora gushyira mu buzima bugore. Noneho iyi myuka ihishe ivanze n'inzozi ntago mu nsengero bajya babyigisha, ariko ubona ko mu buhamya bajya batanga ati nanjye ibintu nabirose byambayeho, narose inzozi bucya byagenze gutya. Rero iyo utangiye gukora deliverance ubona abashumba benshi babihunga buryo. Urumva deliverance ifite izindi mbaraga, ni nko kubohora ikintu. Uzarebe iyo uri kubohora ikintu cyari kiboshye cyane ukoresheje mushipiri cyangwa umukoba, iyo ukozeho gutya wa mukoba uraza ukagukubita, iyo utarutse ukigirayo. Ikindi bagomba kubimenya, iyi myuka ikorera mu batizera n'abandi bantu, iyo yirukanye ijya kwande, aho rero ntago bahumva. Bibiliya iravuga ngo irazenguruka ahantu mu kirere ishakisha aho yego yakwicaramo. None kigira umva rero abashumba benshi baranabitinya, n'abakozi b'Imana benshi. Hari n'ubwo ati igihe utazi ikintu ukora ntago nabikora, akubwira gutyo ku mugaragaro. Niba ukeneye deliverance kuko azi ko aravuga ati birangora ngiye kwitanga, ndabango niba ngiye gukora deliverance akabwira ati giye kugira ngo gukore tanga igitambo. Bashasobana nabivuga n'umubare bose nabizi, ariko hari ahantu bakwiye kubumva. Ndabango abafasha ishaka gusimbura kumushyira muri bya byawe ya risk. Reba niyeze gutakaza ibikoresho byose byari byuzuye, ibyo ndabibura biragenda mbireba n'amaso, bazo utakaze kamera, utakaze machine, utakaze microphone, byose bigende wongera utangire ukodeshe ugaruka mu buzima ukore. Rero ni imyuka iyo ufashe umwanya wo gukora deliverance. Bivuze ngo Satani ntabwo ashaka kumenya amabanga ye. Ibintu nigisha ntabwo Satani yifuza ko abantu babimenya. Rimwe na rimwe hariho nabivuga ngo n'abakristo bakabirwanya, nkabaza ikibazo kimwe. Oya, njyewe hari ikintu cyantangaje. Ibi bintu nubwo tuba turi gukorana nanjye mbizi turi kumwe, hari ikintu njyewe cyantangaje muri iki cyumweru maze kubona. N'abantu bose babyumve, ngiye kuvuga iki kintu. Ni gute wakora ikiganiro ibyuma ari bizima, amajwi uri kuyumva ko arimo, wakwaporodinga agapfa, kandi ari ikiganiro cyari kubohora, wakoze ubyumva bimeze neza, ibintu bigapfa. Erega ibintu ndanabizi. Ahubwo we umushumba ngaho mbwiranye n'amahirwe y'ubwo utanabikora ngo gite cyanga. Wibuke kimwe naratangaye, rimwe bikanga, kabiri bikanga, gatatu bikanga, kandi ubwo wahavuye uvuga bimeze neza, ubyumva bimeze neza, wasubiramo reka da. No kuvuga ngo icyo Satani abarwana nacyo nuko abantu batamenya amabanga y'ubwiru bwa Sekibi. Nibyo amaze kubona. Kuko buri hari n'abantu caba baterikwa byakarande ni cyose ko umubwira ngo wakije bose bwa kabiri, hanyuka bapfaka ruko barapfakaye, bakabarwana ukaburwara, bakabakina urambwira ko warabobotse n'ibyo warakijijwe ariko ntiwabohotse. Nyine warakije uzajya mu ijuru, ariko mu buryo bw'ubuzima busanzwe ntabwo ubohotse. Kandi niba utabohotse nibwe ngo n'ijuru nabyo bizanakorohera burya. Hano batajya bamenya ibyo bintu buriya yaravuze ngo Iuris Vitamus Bahatimus atiki ikigere yego bango babeho bagira ubuzima bwinshi, babeho bagira ubuzima bwinshi.
koko se turabufite cyangwa hari icyo bidusaba kugira ngo ubwo bwinshi tubishyikire vi spirituel na vi isanzwe abantu bakunze kuzicanganyikirwamo. Hari ubuzima bw'umwuka, yes, hakaba n'ubuzima yego ni vi kote n'ubuzima busanzwe ugomba kubamo. Yego, noneho rero iyo uriho baho mu mibabaro, kuko burya umubabaro uragenda ugakora ku marangamutima, kandi no kubaha Imana kenshi bishingira ku marangamutima. So iyo umuntu rero yapfuye mu marangamutima, utanimbwira ngo n'amarangamwuka aracyahari. ubwo kubaha Imana bigenda bigabana. Ntabwo arayubaha, ariko nta gihe ayishyira muri we. Aba yumva ameze nk'uwakurikiye umugabo utafite icyamumariye. Yego, aba batari se ubundi igihe nayikurikiye, reba igihe nasengeye, nagize gutya, natuye nkora ibya 10, kuki ibintu bidahinduka. Noneho Satani ababaza amarangamutima yacu kugira ngo bize kwafekta n'ubuzima bwo mu mwuka. yego, ngaho urugero, umuntu ushonje yasenga ate? afite amaganya menshi. Nasenga ate ariko Mana nk'ubu ureba hehe? Dore amashuri y'abana yatangiye, watsinze segonderi agize ya mbere, yabuze ibikoresho byo kujya nta munsi y'urugo, ntawe uri bubwire, nta ndubuze no kukumva. Burya ruzi ko nigeze kubaza umuntu akantu kamwe, ariko ndazamuhamagara nshakire. Yambwira ati niba ushaka telefone ihendutse, indira abanyeshuri bajye ku ishuri. Ese kubera iki? Ati baziteza cyamunara, kuko baba bashaka ibindi by'agaciro biruta. Abana bava mu kibaza mu kiruhuko zikongera zigahenda, zira za second hand zakoreshejwe. Bungu uyu munsi wa none ntutiye ko n'isambu wayigura kuri make. Urumva wa muntu kagasambu yakuragamo ibyo kurya, aremera agatanga, ariko kubw'umwana yige. Yego, yene bwa ati reka gibwo ntize, reka nkora ibi. Noneho shyiraho n'abana b'imfubyi batsinze ntabari butakire, shyiraho abandi bantu bahuye, umwami wese namutera n'inda nawe bise byanga byose, agize amanota ya mbere meza, birakomeye. Urumva aho hantu urambwira ko uwo muntu isengesho rye niri ndabyumva mushomba. Noneho buriya umwana kubura minerivare, burya kenshi bigira ko babaza umwana, ariko uzi kubona umwana mwicaranye atabuze ubwenge, ko ngo fata isuka kandi ko afite ikaramu yandikaga. Ni ngombwa ko tumwe kumenya ko ibi twigisha ni uburyo umuntu abohoka mu mwuka, marangamutima, mu bikorwa no kuba wazamuka. Cyo twemera kuri no bintu pe. Ararwaye nibyo afite mitiwere. Yego, ariko se mitiwere habe nta mafaranga wongera kuri mitiwere? Arahari niba atayafite, wenda n'agatike ko kugera aho ngaho kwa muganga. None se byo kurya byo mitiwere yakugemurira? Oya, urivuza ariko iragutegera se. Urumva ni ibintu ushatse kubwira ngo babaho bagira ubuzima bwinshi, ntabwo ari vi spirituel, ni ubuzima tubamo bw'uyu munsi wa none bwo mubiri. Sinzi niba nkurikiye ngo ubyumve. Ndi kubyumva njyewe, reka wa mugore washatse avuga ati upfubyi bwawe bunyishe, mbonye umuryango ne mu rugo, ubwo mbonye umugabo reka ntuze nduhuke, yagenda agasanga ahubwo ni impyisi yahuye nayo, itari ry'umutima ahubwo yushishimura. Hari umuntu utakubwegera tayo tuziranye, hari igihe uhobera umuntu, hari igihe uhobera umuntu kumva uhobeye umuntu, kumva uhobeye impyisi n'injangwe, itari ry'umutima ngo upfe, bikawushishimura, ugahora uva buri munsi. Hamwe na telefone ibona kumva umutima urabyinnye. Wa mukobwa agiye mu rugo, asanze umugabo neza, akoze ibyo akora, ko harangije asanga ahubwo urugo yinjiyemo rumeze nk'umwobo kuruta uwa mbere. Imisengerera biyihe. Wa musore ati haro twavuganye, ntabwo nshaka kumuvuga mu izina, aherereye aho aherereye nyine, sinshaka ko ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Yambwiye ati yewe ngiye gupfa neza burundu. Ati igihe umugore yageze ubwo ambwira ngo si we wenyine Imana yambitse ipantaro, nzabana ubwo nabyohebye. Yego, abishyize mu mvugo ivugitse. Wumva ari wenyine Imana yaje kwambara ipantaro, n'abandi bagabo pe abantu barabyumva. Kandi ntizigire mbuza gukunda uwo muntu, ushaka uzandika ureke, ushaka uzabyihorera. Yanataha agasanga bavugana n'umugabo kandi ntagire icyo avuga, ntari burwane, ntari bukubite. Ati se ati nterura imyenda niruke, ntoroke mve muri uru rugo ngende. Ati mbwira icyo ndi bukore, nindamuka ntinza aha ndarwana nawe, nitwicana barafunga, umwana b'imfubyi nkora iki?
ubwo ufite uko namugiriye inama aho hantu uwo muntu urambwira ko imisengere yari iyihe? birakomeye mushumba ni urugero utanguhaye nanze kwivugira ibintu oya ni gato konge turivuganira. wageze ngo se nubwo ari gato tubwiye wageze ngo ntikaremereye hari umuntu wapfa kukikorera biraremereye undi muntu yego Uburasirazuba yarampamagaye kwa gatatu yenda kwiyahura yari ari hafi y'ishyamba arimo areba amazi avuga ati ngomba kukwinagamo kubera iki umuhungu bakundanye bakiri bato baza kubana ariko baba ntibabishaka noneho ubukene buje ambwira ati jya gushaka akazi kwezi uzagaruke tubure tubaho umukobwa ajya gushaka akazi umugore agarutse ku itariki yo kugaruka mu rugo asanga umugabo yacyuye undi mugore n'imyenda yitaye hanze. uwo muntu azasenga ate? Barareranywe barakuranye baziranye ambwira ati Sirasi ati ikibazo nkora mukunda kandi rero ubwo wamukunda gatagukunze nyine ndamugira inama ndamuhugura ati reka ntorongere ntesobanura byiza sinjya mu rugo mfite uko namuganisha ngiye kwanjye bwite ubwo sibwe ku ruhande rw'umukobwa no ku ruhande rw'umugabo none se uruhande rw'abana se noneho undi mwana bambwiraga ati ariko jewe ndumva kubaho binaniye papa na mama bararwana nkumva mbuza amahoro. Urumva ahantu hose satani aba yahatanga tanze umwana avuga ati mbaba ndababara ati yo mu rugo barwana numva ngiye gupfa. Noneho igikomere cy'umwana cyo kiragatsindwa abona barwana kuri ntacyo yakora. Urumva we ni ababyeyi be kudashyizeho abana barerwa mu miryango. Abantu bumva uburemere bw'ibi bintu. Urumva umwana urerwa mu muryango azakura gute ushobora no kubyuha nk'ubuye nuko mu mujyi bidakunda ahandi nko mu cyaro ngo kwanza kwahirira inka ngo kwanza kujya akora atabona bamucira mu maso nuvuga ngo abantu bafite ibikomere rero satani ntiyifuza ko dushyira hanze aya mabanga yose ntago abishaka. Ubwo tuvuza abakoresha se tuvuza bimwe bicwa n'idini kandi baririmo se. Hari ibyo tutavuze hari n'ibyo tutavuga kuko umwanya ari muto atari nacyo twari tugendera ariko turagira ngo abantu banabyumve kuko satani yifuza ko duhora muri iyi mibabaro. Ahangaha twari dukomoje ku kintu cyo kumenya ibikuboshye n'uburyo wahashya dayimoni. Guhahirwa uyangane mugerageza ngo namara kwemera ngo azabe kamba ry'ubugingo ni ibihe bikugerageza urabizi kugerageza mu buryo bw'ubukristo no mu mwuka ariko hari n'ubiza mu mubiri hemeranywe ko satani nta handi hantu buriya nkubwire Jerry hari ikintu abantu bajya bihenda hari urwego umuntu ageramo akaba atakora ikosa iryo ari ryo ryose bitanamureba ariko hakaba hari ubuzima bumupermeta kuko nta imbere nta inyuma nta kwihangana ntiyanigishijwe agahita nk'amahitamo atariyo yego atariyo barayagira buryo gahitamo nabi. Rero ngira ngo tubiganiro ibyo ni ibintu turwana nabyo muri iyo myuka buri munsi noneho ku buryo hari n'urwego giye nivugiye ibintu bike buriya ngiye navuze ibintu bike. Hari uwafashe umugambi arambwira ati papa y'umukobwa yarampemukiye nzamurongora nihorere. Ibaza kugira ngo amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute. Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza. Icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita ibisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Ubukwe
werekanwe usabe ari icyo ugambiriye unakwe ushaka gusa kuzabaza uwo mwana w'umukobwa agiye kuba victim y'ikibazo cya se. umva urwo rugendo rwo gutegura ikibi ukanacyishyurira, ababyeyi bakavuza impundu, indirimbo zikaririmbwa, abantu ubizi ku mutima wawe ko ugiye kumubabaza. Bakigera mu rugo aramubwira ati rega ntabwo nakuzaniye kukurongora, sinyene no kubyarana nawe, ndashaka kubabaza gusa. Baza urwo rwo kurutangira uravuga iki? Ntamwe imibiryo, ntamwe imyambaro, ntamwe imodoka, ariko nta rindi jambo, kumubabaza gusa. Mushumba reka dukomeze rero dukora akazi ko waduhamagaye birakomeye. Ibyo ni urugero rutongo uhaye ko kumwe bw'abera hano, nongere mbisubiremo ko atari idini, si n'itorero, ntibyenda no kuba aricyo. Twige icyo duhitamo ni iki, dukorera online, nta rusengero tugira, ntabwo twenda kugira, ariko twifuza ko buri muntu mu itorero rye aho uherereye mu rugo iwanyu, abari i Burundi, abari muri Kongo, abari Tanzania, abari muri Murangura bajya banampamagara, noneho ngiye sindanasobanukirwa kumva nabwo ati ngewe ati mbyumva gakeya kase muntu uvuga icyongereza gusa sinzi niba hari ukuntu babishyira mu bagatraduce simbizi ntabwo mbisobanukirwa, aho kumva ati nkeneye nanjye kubohoka gutya na gutya. Byuru ugasanga izo mbaraga y'urwana nazo. Rero buri muntu wese mu itorero mu byakora ahaba agume yezwe muri ubwo buryo bukomeye. Bavuje ngo ntidukirana n'abantu, dukirana n'imbaraga z'umwijima n'abategeka b'iyisi bahano ho mu kirere. Ukiranye n'umuntu nyine mwazasubiramo. Yego. Ariko ntabwo dukirana n'abantu. Rero iyo myuka imaze kwintwara byuma gusa. Hari n'ibishya, hari n'ibyibwa, hari n'ibihagarara, hari n'ibintu udashobora gusobanukirwa, ariko umuntu aratuza agasenga, kandi igihe numva navuze nti okay, ngomba kwiyemeza kino kintu. Yego, ugomba kwiyemeza kino kintu kugira ngo abantu b'Imana babohoke, kandi warakoze kumvira umuhamagara. Umushumba, uyu munsi rero Satani n'ubundi ntago turi bumworohere, turakomeza tumena amabanga ye, ni hahandi n'ubundi nta keza dufitiye, reka tubikore, Imana izaturengera. Mushumba, uyu munsi turagaruka n'ubundi tubwira abantu iby'inzozi. Ndagira ngo nkwakire utubwire inzozi udufitiye n'ubwoko bwazo. Ubundi twavugaga uburyo ibi bintu bikomeye iyo bikerenceje Satani ntago akorohera. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, kandi Imana ikugire neza. Bakanyandikira nyereka nk'igikapu ngo twihute. Uyu munsi rero wa none aho tugiye kuganira, bahora batubaza ibibazo, nanjye barambajije karakara gaciyemo kandi ndagakunze kari akantu, ahubwo kiriya kiganiro ushaka indi introduction yindi, kandi ndaza kubwira kandi ikaba natekereje kubera ntiyahoraho. Turashaka kuganira ku kurota, cyangwa se ngo ni dream, sibyo? Dead family members, kurota umuntu umwe mu muryango bapfuye. Yego, ibintu murembeje cyane, ariko cyambere na mbere yuko nsobanura ibyo ari byo ubundi biterwa n'iki, ibintu 10 ubundi nta kibazo, ibimenyetso byerekana bituma ushobora kurota umuntu wapfuye mu muryango. Icyambere yenda ndasoza nyuma, ubundi ni ikimenyetso bimaze kurota umuntu wapfuye. Se wapfuye mu muryango wumva ari nkande? Wapfuye mu muryango muri family members, ubundi umva ari nk'ibiki? Family member numva wenda ari nk'ababyeyi, abavandimwe se. Yes, ubundi hari abantu yurenze kwa cousins, cyangwa kwa mubyara wawe, hirya gato burya baba bari kure, bagiye kure. Ubundi ni papa, ni mama, abavandimwe, brothers and sisters, baba auntie, baba uncle, baba cousins, abo ngabo. Ubwo ni baso wanyu, babyara bawe, banyokorome, bande, banyogosenge hafa. Ya papa we n'umwana muvukana, noneho n'ababyara, abana b'ababyara nabo bwabo naho ngaho. Ariko hirya yaho ntabwo ari byo, ko buriya ugiye no kubara mu byo kugabana, burya yo kwa so wanyu, burya hirya y'abandi bagiye hari aho garukira ku bana burya. So urumva rero family members abantu turimo tuvuga kubarota ubwabo. Yego, ubwo tuvuze kurota umuntu wapfuye, kurota umwe muri abo tuvuze wapfuye. Ariko hakabamo ubundi byo tuza kubivugamo, ni ikiganiro gishobora kuza, ubwo sinzi impamvu ubwo ni kumwe kayoboye, ko ikiganiro gifata umwanya munini, ariko barihangana
babyumve kuko ntitwagicamo kabiri. Icya mbere ni ikimenyetso cyerekana ko ugiye kugira icyo bita umubabaro no kurira. Muri make ugiye guca mu buzima burimo umubabaro. Umva, hari ukuntu kubabara mu kinyarwanda tubivuga, ariko ubundi mu cyongereza ni sorrow. N'agahinda. Kagahinda udafite uwo ubwira ariko kakuvuriye. Sinzi sorrow, sinzi and weeping. Mu kinyarwanda cyiza se nyine bumva ari agahinda, ariko bumve ko ni agahinda kamwe gakabije kuba mu mutima imbere kandi kakakuvuna. Yego. Karya kanatera hanini depression na diabete no kurwara ibibyimba byo mu bwonko. Birabajya bita ngo ni stroke. Yes. Imitsi ikaturika. Noneho hani ibibyimba byo munsi y'ubwonko bikaza. Ko nagahinda udafite kugera, udafite no kuvuga ko wagabanyirizwaho n'umuntu, ukumva nyine depression ikaza, abandi n'ama diabete akazamuka mu rwego rwa kabiri. Noneho no kuhora no kuba ufite kwinjira amarira akomeye. Iyo urose umwe muri famiye yawe wapfuye, mwaba muvugana, mwaba muganira, iki kibazo cyane vuga ngo itegure ko nudasenga ugiye kugira agahinda. Sinzi hari ukuntu babivuga mu kinyarwanda ko tugora no cyangwa yacu nuko nyine cyacu ntabwo tubigabanyaho. Ikindi cya kabiri, iyo urose umuntu wo mu muryango wapfuye, bisobanura gucikamo kabiri kwa famiye, kwangana, kutashyira hamwe, guhangana, ni division in the family. Nabyo byeze tujya tubibona. Uramutse urose ntusenge ngo umenye uko ukwiye gushaka umushumba gufashe mu bundi buryo bitavugirwa handi bivugirwa. Menya ko umuryango se ntubona ko wagize uri kubimbwiraho, ugasanga muri famiye hari umuntu rwose bakagirira akamaro abandi. Yego. Yabazamura bakazagirira akamaro abandi. Bakumva yabahira akabyukuye muri hasi rwose. Ugasanga umukobwa ntiyavugana n'ababyeyi bigira gute. Hari undi muntu ujye umurikirana simuvuga mu izina, akuba hafi yanjye nawe twaraganiriye iki cyumweru nakiriye ibikomere by'abantu. Ibaze kuba wabyara umwana we yabyara ntakwereka umwuzukuru. Ko sibyo byitwa ngo iki noneho? No kwamuganga ntanaguhamagare ngo ujye. Ibyo bintu byitwa ngo iki? Nyine turihuta nyine. Nicyo nakubwiraga genda ceka. Ndimo ndibaza icyo kintu twakita ni family division, nubango nugucikamo ibice ku muryango. Urose umuntu muri famiye yabugufi. Ibaze ikintu gitandukanya umwana n'umubyeyi. Yaje no ku bitaro ntaguhamagare ko yabyaye. Kabigirwa n'abandi. Satani ni umugome. Umuryango birahari. Birahari. Aho nka nyoko bukwe abuzwa uburenganzira ku buzukuru w'umuhungu, ku bana b'umuhungu. So rubango iyi family division icyambere bishingiye ku butunzi, ku bushobozi, mu mibanire, ku buryo usanga ari n'umuryango wishimira kubana n'abandi bantu kuruta mu muryango. Yego. Abandi bo hanze y'umuryango cyane. Muntu urota izi nzozi. Ukaroti nicyo ushaka gusobanura nabyo bizariko. Nabyumvise birakomeye. Family division. Zo ni zimwe mu nzozi nazo ugasanga bakwiriye gutokesha. Muvukanye muri nk'abantu batanu. Ariko ntawe uvugana n'undi. Muhuzwa n'urupfu, muhuzwa n'ibirori, muhuzwa n'ibyago gusa. Mu bundi buzima mu gihe abandi usanga imiryango banajya za groupe WhatsApp banavugana kanaka yagize atya bimeze gutya dukora iki ahandi. Uziko harimo umuntu wambwiye ati turavukana ariko duhura mu nzira, umwe agacaho undi agacaho ntagire uvugisha undi. Burya barose kino kintu. Ibyo ni ibiki mushonga? Bibaho subu. Bibahe buno bintu. Oya njyewe yarambwiye ati turavukana. N'uwi wacu. Arankurikira. No muri bisi dufite kuba ntihagire umenya ko tunaziranye. Ukamufata like a stranger, nk'umuntu utazwi. Hariho n'ababwira nimero zabo bavukana. Cya gatatu, iyo urota umuntu mu muryango wapfuye bisobanura ko ari indwara z'igihe kirekire, ziriya z'ibikatu,
za zindi zikomeye, amadiyabete, umutima, amakanseri, ubana nazo suraho ibintu utamenya, harimo n'amarozi aremereye. Ahangaha ni naho umuntu ashobora kubyara abana bafite ubumuga. aho kuri izo nzozi. Icya kane ni urupfu. Biba bisobanura ko mu rugo hagiye urupfu rukurikirana. Ese kandi ye no kuri hapfa undi je mushyingura, bingira ngo mvuga barabyumva. Hari umuryango udashobora kumara amezi barudashyinguye, ura nk'amata kaza kuko warose ibyo bintu. Cya gatanu gituma gifasha kubaho urotse izo nzozi kikaba kikubaho, nicyo twita ihungabana bitekerezo. yego, no kuba ubushywe mu buryo nta kintu basha kugira ikintu ugeraho, cyane cyane iyo warose uhabwa kado n'umuntu witabye Imana wo mu muryango. ni hatari. Icya gatandatu, impanuka zo mu muhanda, zo mu nzu. Ariko nkubwire, uziko zije impanuka zo mu muhanda, umuntu akavunikira mu nzu kandi nta kinogo gihari. bijya bibaho, Igufa rigacika, bajya babyita ngo yatsikiye, ngo imitsi yikanze, ariko igufa rikavunika. barahari. ni satani mbi. Hari n'abandi bakubita umutwe ku kintu ubwonko bugatakara. yego, Ruvuga ngo ni impanuka no kwakira amakuru atari meza mu buzima bwawe. Gikomeye. bumve abantu badukurikiye mu jomba. Nuko watora n'ikintu uvuga atari ritandukana. Aho mvuga hari abantu bagendera ku mbago, bagenda gahinyagara mu gufa rigacika. Kana gakina n'abandi bivuga rikavunika bitari impamvu. Ukagwa ahantu badashobora kugwa. Noneho harimo abantu bafite sinzi ukuntu nabyita ibiganza cyangwa se umwuka wiko icyo akozeho cyose gihita gipfa. Yakora ku mashini ntiyongere kwaka ikaba irapfuye, yakora kuri kamera bikaba biragize, yakora ku kintu kikamucika kikameneka, yakora mu nkoni kagaga. Siko tabivuga nabyo. Kandi ibiryo bitanaraye make afite ikiganza kitari kizima. Abantu ni nk'imwuka y'impanuka ku kintu cyose cyangwa kikameneka, wamuha isaha ikabira cyane rwose, nta mahirwe yo gutunga ikintu afite. Ikindi cya karindwi nicyo twita, mva unyumvira ijambo, ukurikiye, umwuka w'ishyari bavuka. ngiki Umwuka w'ishyari muri bloodline, mu bantu bavukana. Ni amaraso amwe, baravukana bonse rimwe, ariko ishyari rirabagenda. Igisekuru kimwe kitari nicyo mu cya gatanu, oya n'icya kabiri. Icya kabiri urumva ko ari hafi. Ariko uwo mwuka bloodline, umwuka w'ishyari, umwuka ukwanga, nawe umwuka wo kutavuga, kumwe ntiyishimiye undi ngo yaguze imodoka yankandagiye bakarogesha. Aha ni naho hazaho kurogana kw'abavandimwe no kugambanirana, no kuba umuntu yagushyiraho kesi bakagufunga, yenda ubutabera bukazabona ko barenganye, ariko kera bya bindi byatakaye. igihe wagitaye yamenya kujya kugura isambu ati ntimumugurishe mu muzamure mu muhende, cyangwa yabahageni mureke nyafunge mwigurisha, reka mbaho mukene mushaka kwishyura abana ni minervale n'iki kanyabahe, ariko nimutanga isambu yanyu. We ntayigure, ntatumuna yigura, we ntashaka cyaguteza imbere. Ibya bikoresha nubwo atari muri bloodline, ariko umva ni mu muryango. Ni mu muryango, yego. So kurota wapfuye rero umubona, bisobanura ngo mu buruhererekane rwanyu harimo umwuka w'ishyari. Kandi nkubwiza ukuri, naje gushanga umuntu ufite ishyari ashobora no kuba umwicanyi, ashobora no kuba umugambanyi. Si ishyari si ribi. Kandi wamugana ishyari ririmo ubukene, ririmo ubugambanyi, ririmo n'amazimwe. Ni bisi ikwinjiza mu mvu udakererewe byihuse. Yapinjira mare uriya nawe azayinjiramo koko. Reka mu gitondo karekare, ntago reka ntago byaba. Ikindi cya munani nuvuga ngo umurota cyane cyane abagufi, bivuga ngo ugiye kwinjira muri struggle, mu ntambara ndende,
ariko iyi ntambara si y'amasasu no kujya mu ishyamba ahubwo ni struggle y'ishyari, inzangano, ubugambanyi, uburozi, guhigana, kugufungira amayira, mbega ukirirwa wa mugani ugeze kuvuga mu nama ahantu ati twirirwa dusimba akagurika imitego atibuka gukora akazi n'ubwo buzima n'uvuga ngo ukabyuka uri muri simbuka ko bateze ku muryango ibyo bagize gutya urisobanura baguhamagara baguteranya bakugambani be ukagira iyo ntambara ikaza mu muryango ikaza ugasanga ni intambara urwana rimwe na rimwe ubwira n'umuntu ntanazumve aturakabye ariko burya nkubwire Jerry nyine urugamba niwe umenya ubahanganye nibyo narengeye kukubwira ni ibi bintu utarabibayemo umuntu utarabibayemo ntago yabikubwira ngo byumve uhita wumva agira ngo ni movie ya fiction iri kumubwira ariko iyo abyinjiye avuga ati se ibyo bintu bibaho abantu bavukana barangana baragambanirana bagirana amashyari umugabo ashobora kugushaka yakubwiraga ko agukunda nyine akumva ni ibintu bisaba ko ubyumva none se ubu nta bana banzwa n'ababyeyi babo nanjye nakubwiye ntutarabibayemo ntabwo wabyumva umwana akakubwira ati ndakumubana ntamwe ariko abantu bajye bumva ibi biganiro noneho bajya no muri comment barebe hari igihe uvuga ikintu akavuga ati mushumba ko tutigeze tuganira ndi mu gihugu iki n'iki wambonye ubuzima bwanjye wabubonye buse n'abana bangahe base bakuye mu ishuri bafite ubwenge bivuze ngo hanze harimo ibi byose uba uri kuvuga niyo tuganira ngo abantu babohoke kandi abayarose abapfuye gutyo urumva papa wakakanguha akura mu ishuri atabuze amafaranga ya minerivare mama wakakwanga burundu kandi ubonaho yagiye akugira no kugisa aranakosa aranakubyara muri push yari arimo ariko akagushyira ku ruhande ati genda mwana hamwe yashobora no kwanga gutanga ibintu ati ntabwo mkeneye uriye kandi ukumva ntafite uwo wamukoreye umwana muto cyane so niyo struggle ugiye kwinjiramo ikindi nuko utagira kucyugeraho uhora mu nzira ibintu byose ni mu nzira ntushyika tuvuge mu kinyarwanda cyumvikana n'abantu batacyumva neza cyane nuvuga ngo nta kintu ukora ngo cyuzure uhora ari ibice kandi amahirwe ukaba uyabona akuri hafi akwegereye wabasha no kwakira ikintu ariko ari ibice mujomba harimo abantu bajya bibeshya yuko ibi bintu byose tuvuze byerekeye ku bantu bashobora kuvuga se cyese ko mfite amafaranga ibyo ngibyo byamfata amafaranga rero nkubwire ibyo ngibyo ko nyafite akavuga ati nakora ibintu ntibyuzure gute se kandi mfite amafaranga se n'igihe bikora bakanacyamana rikaza bakanabisenya ariko amafaranga se n'icyo ugira ngo nubwo tuyashaka ariko namwe mwatuma tugira ubuzima bwo kubaho dufite ibyo dukenera ariko ntabwo ari amwe mwatuma tubaho turi muri spirit life kandi yafekita really life kandi turimo turanivugira kurota umuntu wapfuye mu muryango yego umuntu ugahera mu nzira ikintu cyose kikanga nticyuzure ikintu cyose kikanga ahangaha ufite n'uburyo n'ubushobozi n'inzira yo kubikora ariko byanze ikindi gikurikiraho ko twite cyane ni ikintu nakwita akajagari mu muryango akavuyo bitari ku murongo bagira ngo ni amasahani n'amasafuriya nanjye niko ndaringize akajagari hehe mu muryango umuntu wese akora uko abyumva n'uko ashaka nta kujya inama ngo mukore ikintu gifatika umwe arapanga ibyo akabikora uko abyumva uko umwe akaryama uko akarya ukwe nta bindi hakaba n'igihe binaho ngo umwe ajya kwirira muri resitora agataha yanariye akajagari mu muryango kudashyingirwa kutagira gute kutagira urusengero kutagira idini mbega ukabona n'akavuyo hamwe no muri finance sasa hari igihe usanga umuryango umwe sinzi nimba ari ubusirimu cyangwa ari ukwibohora ari umudendezo ugasanga umwe ni umusirimu undi ni umwadeperi undi ni umuporoso undi ni umuyehova mu muryango umwe ngaho muzasenga dizoda ibyo akajagari cyane nyuma genda ruhafo bikona mu muryango ku buryo hari n'ababyeyi burya baticwa n'indwara
bicwa n'agahinda k'umuryango wawe urimo akajagari, kavuga ati ariko baze gutahira ubukwe abandi baba babyarira mu rugo, ukagira utwana twabyawe n'umukobwa, ukagira utwabyawe n'umuhungu, bose baragenda barakuzaniraho. hari uwo byigeze kubaho, ariko umubyeyi yagize agahinda gakomeye, abana bose be babyariye iwabo nyine, noneho umubyeyi wanjye amushyira invitation, arayireba yanga kwifata, ngo urayimpa se njye nzaguha iki, ko ntateze kuyiguha, arayanga, ngo urampa invitation se, ngo ubu se njye nzagutumira. Urumva ni agahinda yari yibutse ku bw'umuryango we n'ibikomere by'abana be, avuga ati se urantumiye, yego nzaza nkenyere, njye se ni nkaho yari amubwiye ati ubu koko nanjye byazambaho nkagutumira ugakenyera mu birori byanjye. none baze wa mubyeyi urabona ukajagari karaha abana ari abasinzi ari abasambanyi bataha nijoro barapfumuye imibiri yose babona bigira ukuntu. Mubyeyi burya hari ababyeyi mu kirundi bita ngo ni intuntu, agahinda gutuntura ni ukubabara burenze. Umubyeyi akaba yarwara indwara mugasanga arasinziriye kubera imibabaro. Nicyo rero twashaka gusobanura. Rero akenshi izi nzozi zishingira ku ki? Icyambere zishingira kuri fondasiyo yabaye mbi, bad foundation. Urufatiro mu gisekuru cyabo hari nk'ayo makosa yari akomeye, niyo mpamvu bitera. Icya kabiri ni ibyaha bitihanwa, ibyaha baranuryaga ibyo batihanwa kandi mu muryango. Icya gatatu ni imivumo ikomoka muri bya byaha byebo bagiye bakora, kuko ikimenyetso cya mbere y'ukora ibyaha bisa n'ibyo wanyu already n'ubundi busa nk'uri mu murongo wawe utarahavuye. Icya kane ni imbaraga z'abadayimoni zitibuza ko abantu babohoka, zikadomina umuntu mu bitekerezo zikakugumana. Icya gatanu rero ni uko utarigeze uburekinga amasezerano cyangwa usenya amasezerano ababyeyi babagiranye na Satani ibigirwamana bya kera. Baraterekereye, barabanzwe, barayikoreye, bayishyiriye amaturo, nawe ubwo wavuka bakumurikiye abo bantu, niyo mpamvu bikubaho nawe. So babikeneye ugomba kuburekinga ayo masezerano, izo covenant bagiranye mu gihe ko buryo bagiye nka kuri tuba mu rusengero tuba turimba nko mu ndirimbo imwe yo muri kiliziya imwe bango nduwa Yezu nkuko nasezeranye mbatizwa. Umukristo nduwa Yezu nkuko nasezeranye mbatizwa, none ndakomeje kumwemera. Urumva niki ni indahiro. Iyo agiye rero kwanywa ati abakuru tuzabakorera n'urubyaro rwacu, dore ngabo ubwo deja nyumva ari ijambo ngiye kurisorezaho banyumve. Umenye ko niba umubyeyi yavuze ngo dore bakurambere njye n'urugo rwanjye tuzabakorera abazankomokaho bose, ubwo avuze iki? Nabavuyemo ni bloodline, abavuye mu nda uruhererekane kuzageza ingoma zose. Urumva deja yagize amasezerano nabo badebe, nkuko nanjye mvuga mu rusengero ngo nkuko yavuze umukozi w'Imana witwa uyu tujya tuvuga bita Yosuwa ngo jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Urumva hariho covenant, hari amasezerano uvukiye mutaza, ariyo mpamvu uhomba urwara ntacyo ugeraho wowe ntumenye imyuka irimo ikurwanya, kumbi hari amasezerano. Kandi bakujyana bajyanye ituro bati dore n'abazadukomokaho mutware. Menye ko n'umwana wanze kumvira ibyo mu babyeyi bimugiraho imbaraga atari umunyamasengesho. Cyane ati uduzasimbura n'uyu ajyanye amasaka, ajyanye ubuki, ajyanye amafaranga, ajyanye ibintu byose, bariye za nyama zitogosheje zitagira umunyu. Ubundi burya mu bintu bijyanye n'abadayimoni nta munyu bakoresha. Umunyu ni ikindi kintu. Umunyu rero humanura wibitsemo imbaraga. Ntabwo bajye bakoresha umunyu, bari nyama zitagira umunyu zitogosheje. Ikindi nta munyu bajye bakoresha burya. So urumva nashaka kubwira aho hantu ni cya gatanu aho cya kane, cya gatanu ni ko amasezerano bagiranye n'abakurambere utazi agiye gupfumura aguca indasago barasinya. Indasago no gusinya ati giye n'abazankomokaho. Noneho amara kuvuka batwite bakaza ngo babyetuje kubereka abana mwaduhaye ko bamurikira abaramuritse, nkuko natwe bihinduka tukajya mu rusengero gusengesha iki abana, kubashimira, kubamurikira Uwiteka. Kandi ntabwo ujya kujyana umwate yanyitura oya ntibiba mu rusengero abanga hose. Icya kane ni ikintu cy'usambanye. Sinzi niba uri bufashe kubyumva.
yego ikintu cy'ubusambanyi mvuga ntabwo ari ibyo gusambana nko kugira abagore benshi abagabo benshi ku kintu we ukabona ko ari nk'umuco wa famiye ushatse umugabo umwe ntacyo yakoze ushatse abagabo bangahe ntacyo hari n'ababyeyi batabana bakajya gushaka ahandi birumvikana ati na sekuru niko bari bameze cyane kandi kare twicanye bisaba umuntu ngo umugabo yaramutarigenza afite abana 5 cyose n'imitwa tugana abantu bakabyumva urumva ahantu ikintu cya polygamy cyo gushaka cyane ikindi rero cya gatatu cyanyuma ngiye gusozaho ni kimwe nagiye kuvuga mbere ni ikintu cy'umwuka wo mu muryango ushingiye ku ishyari kandi bakomezanya so rero gukorana n'umuntu wapfuye mu nzozi bisobanura intambara kuri hafi yihuta ngiye gusoza kwakira impano hawe n'uwapfuye bisobanura ko it's the end of blessings ni herezo ry'imigisha yawe neza birakamye ngo ntaye mbonye umugabo wanjye ngo disi yasuye turishima wapi it's the end of our blessings birakamye umugisha wawe stop urajyanga ugiye gutakaza agace no gutakaza amahirwe no gutakaza icyubahiro imbere y'abantu bose urupfu rero kindi bigaragaza ko urupfu ruri kuzenguruka mu muryango ugomba gusenga kurota utekeye ibiryo uwawe wapfuye bisobanura ko agiye kuroga burundu yes. Ni ikiganiro navuga nifuza ko umuntu yakakirangije kwere urumva ahangaha kurota utekeye umuntu wapfuye sha uraburya kandi bwa bugufi rero ibi byose twari tuvuze ni byiza ko umuntu amenya impamvu twerekanye impamvu izo zishobora kuboneka n'icyo zigambiriye n'icyo zisobanura n'ibyo ugomba kwirinda igihe cyose wakiriye impano wakira inkweto wambara umuntu wese wapfuye by'ukuri uwapfuye kuzimu nta kumenya nta nubwo ari nawe buryo ubuje ahubwo ni isuri ndi yambawe kuko umugabo yaransuye wanjye shango rapfaye ngo tugire ibihe byiza ndetse banakora gahunda umuntu wapfuye ko atabakora kumbi ni diamond yaje yambara rero urose hwaga gift n'umuntu wapfa impano n'ibindi ugize gutemya ngo ni herezo ry'umugisha wawe ku buzima bwawe tubifurije rero gusenga Imana no kwihangana cyambere no kubimenya kabiri no kwegera umushumba gusengera Imana yego gatatu no bisinga wangu hamagare nangirega n'abandi wabareba gusa abamenye ibanga babyigisha nibangaye dore rero ngaho abantu barwaniye ngaho intambara ziherereye nuko kurota umuntu wapfuye ngira ngo hari unyemereye nasoreza mbabwira inama yego inama ya mbere no kubimenya kabiri no kubisengera bikarangira gatatu no guhamagara umuntu umwe mu basobanukiye bino bintu akagufasha akakuyobora mu bindi bintu byose ntibivugirwa kuri kamera ahangaha nibyo bivugirwa byose kandi ikindi kiriho n'abantu bandika muri comment hari igihe murabwa ati subiza warebe ugasanga ari umusubiza urabusa nk'umwambuye ubusa ku musozi uguti hamagaye ntibanaboneke byambiga ntibinakunde nibyo Yesu uraguha umugisha je niba nibyo ngibyo urakoze cyane mushumba n'abari badukurikiye turabashimiye cyane amen